wakoze imirimo ntari gukora, njyewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yesu wakoze imirimo ntari gukora, njyewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Abakunzi b'Icyizere TV ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Mbahaye ikaze abantu mwese murimo kutwumva ku Cyizere TV, muduteze amatwi. Imana ibahe umugisha. Rero ni wa mwanya mwiza tujya twumva ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Tugiye gusenga, nitumara gusenga twumva ijambo ry'Imana, twumva icyo Imana yaduteguriye uyu munsi. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Mana data twese uri mu ijuru, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana yo kwiringirwa, Imana yo kwizerwa, Imana yo gupfukamirwa no gutambirwa. Turagushimiye amasaha nk'aya ngaya uwiteka nyiringabo Imana. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye. Tugushimiye kuri Imana y'amahoro. Tugushimiye kuri Imana y'urukundo. Tugushimiye kuri Imana idahangarwa. Tugushimiye kuri Imana itavogerwa. Tugushimiye kuri Imana ishobora byose. Mana icyubahiro ni icyawe witeka nyiringabo Imana. Tugushimiye kuba waturinze ukanaturindira. Tugushimiye kuba watubambyeho amahema, ukaturindira impande zitandukanye, ukarinda abakuru n'abatoya, ukarinda abagabo n'abagore, ukarinda abakobwa n'abasore, ukarinda abana batoya. Imana nishimwe nihimbazwe. Icyubahiro ni icyawe witeka nyiringabo Imana. Ukarinda igihugu cy'u Rwanda, ukarinda isi yose mu izina rya Yesu Kristo. Ukarinda ibiremwa wiremeye. Mwami icyubahiro ni icyawe mukunzi mwiza. Ndagushimiye aya masaha witeka nyiringabo Imana, kuba duhumeka bikemera, kuba tugenda bigakunda. Mwami icyubahiro ni icyawe. Ukarinda abagenda n'amaguru, ukarinda abagenda mu binyabiziga byakozwe n'abana b'abantu, ukarinda abagendera ku butaka, ukarinda abagendera mu birere. Mwami icyubahiro ni icyawe. Kuba turiho si uko ari cyo twatanze, si uko dukiranutse, si uko turi beza, ahubwo ni kubw'urukundo rwawe n'impuhwe zawe nyinshi udahwema kutugirira. Mana icyubahiro ni icyawe mukunzi mwiza. Ntabwo twirengagije ko hari benshi bageze ahacecekerwa, hari abandi bari mu bitaro hirya no hino, hari abandi bamaze kuva mu mubiri, hari abandi bacitse amaguru, hari abandi bacitse amaboko. Ariko uwiteka nyiringabo Imana, turagushimiye ko twebwe turi amahoro. Ukaba waturinze mukunzi mwiza, ukaba warinze umuntu wese ugihumeka umwuka w'abazima, ukaba warinze umuntu wese ukigenda bikemera, ukaba warinze umuntu wese ufite ingingo zose ze nzima. Imana ishimwe. Atari uko hari icyo yatanze, atari uko agukiranukiye, ahubwo ari kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe rwinshi udahwema kutugirira. Ukaba warinze abashomeri, ukarinda abajya mu kazi, ukarinda abakozi n'abakoresha. Imana ishimwe. Ukarinda abaganga mu izina rya Yesu Kristo, ukarinda ingabo z'igihugu, ukarinda abapolisi, ukarinda abashinzwe umutekano impande zitandukanye. Imana nihimbazwe mu nzego zitandukanye. Mwami ukaturinda ukanaturindira, guhera mu nzego zo hejuru ukagera mu nzego zo hasi, ukabana nabo mukunzi mwiza. Ibyo turabigushimiye. Uba wakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Imana ishimwe. Uba watubereye Imana. Mwami tuba twakubonye, biba bishoboka ko dushobora kuryama tukabyuka mwami twese Kristo. Mwami nawe ugihumeka, ariko uba tubambye amahema ukatwimana. Icyubahiro ni icyawe mukunzi mwiza. Rero ibyo byose ndabigushimiye. Ibyo wakoze ku mpande zose zitandukanye, abonzi nabo ntazi, Mwami ndabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mukunzi mwiza, nyemerera aya masaha tugiye kumva ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Reka nsengere imitima igiye kumva ijambo
ijambo ryawe mwami, reka uyezu uyitunganye, weze iri teraniro ryose, urihumanuza amaraso ya Yesu yayandi wamenekeye ku musaraba i Golgota, kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, twejejwe n'amaraso ya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo, reka iyi mitima ihe kwakira ijambo ry'Imana, reka ijambo ry'Imana baryumve. Uwiteka Nyiringabo Imana, ntirice mu gutwi kumwe ngo risohokere mu kundi, ahubwo reka ribabere inkomezi muri uru rugendo, ribabere ibyiringiro. Haleluya, Imana ishimwe. Reka iri jambo rikora imirimo n'ibitangaza ku baduteze amatwi, reka iri jambo rikize, reka iri jambo rizure, reka iri jambo ritanga umunezero, reka iri jambo rihumanure, reka iri jambo rihindura ibyanze guhinduka, reka iri jambo rigere ku barwayi, reka iri jambo rigere ku bashomeri, reka iri jambo rigere ku bafite ibibazo hirya no hino, reka iri jambo rigere ku bagabo, reka iri jambo rigere ku bagabo, reka iri jambo rigere ku bagore, reka iri jambo rigere ku bakobwa n'abasore, reka iri jambo rigere ku bana batoya, rikora imirimo n'ibitangaza, rigere mu mpande zose zitandukanye, rigere kwa muganga, rigere muri gereza, rigere. Uwiteka we, reka iri jambo rikora icyo waritumye kuri uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nanjye ugiye kurivuga, njyewe umujakazi wawe, munyantege nke rwose, inyama n'amaraso, reka mvuge mvugishijwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Nyibumbura akanwa kanjye, Uwiteka wivugire, mu izina rya Yesu Kristo, kuko ari wowe uvuga neza, uri wowe uvuga ijambo rizima, ari wowe uvuga ijambo ribeshaho, ari wowe uvuga ijambo rizura, ari wowe uvuga ijambo rikora imirimo n'ibitangaza. Reka iri jambo rikora icyo waritumye, mu izina rya Yesu Kristo. Ku muntu wese uduteze amatwi ku Cyizere TV, mu izina rya Yesu Kristo, reka iri jambo ritere mu muntu ibyiringiro, mu izina rya Yesu Kristo. Reka iri jambo rimubere inkomezi, izina rya Yesu Kristo. Ngahora ngwino ubane natwe muri iri teraniro, ikinirukanye n'imbaraga z'umwijima, gukora kose k'umwanzi, mu izina rya Yesu Kristo. Ubwami bwawe nibuze muri iri teraniro, ubwami bwawe nibuze, ubwa Satani burahunga, mu izina rya Yesu Kristo. Mamagaye imbaraga z'Imana muri iri teraniro, ubwiza bw'Imana nibukayangane, igicaniro cy'Imana nicyake muri iri teraniro, mu izina rya Yesu Kristo. Uza ukora imirimo n'ibitangaza, uza ukize, uzuzure, uzuhumanure, mu izina rya Yesu Kristo. Kuko uri Imana ishobora byose, kuko uri Imana ivuga ijambo ryiza, imiyaga n'imiraba bigahunga. Urakoze mukunzi mwiza, icyo nirukanye n'imbaraga z'umwijima, fashe mpiri imbaraga z'abamede n'abaperesi, mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni utuma abantu batumva ijambo ry'Imana, mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana nutwike kandi nukongore, reka ubwami bwawe bwururukire muri iri teraniro. Urakoze ngwino utangirane natwe kandi uze gusozana natwe, mwami, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ishimwe. Amazina yanjye ni Muhongerwa Grace, ndi umubyeyi ushima Imana. Rero tugiye gusangira hamwe ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya. Tugiye gusangira hamwe ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 40. Turahera ku murongo wa mbere, kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti bavandimwe, mujye mukunda gusoma ijambo ry'Imana, ndabakangura kujya mukunda gusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo, ibindi Yesu aduhana umugisha. Ni muri Yesaya ibice 40. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ngo nimuhumurize abantu banjye. Haratubwiye ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutsa imitima y'abe Yerusalemu.
mukomeze mubabwire ko imbaraga zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwabo hakuba haleluya. Haratubwiye ngo nimuhumurize abantu banjye, nimuhumurize abantu banjye. Niryo jambo mushaka kubazanira, niryo jambo mbazaniye uyu munsi, kugira ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga, muvuga ibyururutse umutima. Uyu munsi niryo jambo numva nshaka yuko twaganiraho kuri uyu munsi. Imana yacu, Imana yo mu ijuru iratubwiye ngo nimuhumurize. Muri iyi minsi abantu benshi bakeneye ibihumuriza umutima. Hari abantu benshi bafite umubabaro, ariko Imana irababwiye ngo nimubwire abantu ibihumuriza imitima, mubabwire ibyururutsa. Haleluya. Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana ivuga, niko Imana yacu ivuga. Yewe muntu uruhijwe, cyane cyane ikintu nabonye gikunda kurushya abantu ni ukuba urwaye. Umuntu niwe yakunze kuvuga neza, avuga ngo igishoro cya mbere ni ubuzima. Kuba ugihumeka, kuba ufite umwuka, nicyo gishoro cya mbere. Kuba ufite ubuzima, kuba ugenda bikemera, nicyo gikuru. Imana ishimwe. Rero umuntu ufite ubuzima, umuntu ukihumeka, umuntu ufite ingingo zose, humura, komera. Mu gihe ukigenda bikemera, mu gihe ugihumeka, utarimo bomboni, kuko uyu mwuka duhumeka ku isaha ni amafaranga menshi. Hari n'abatayabona. Uhereye mu gitondo saa 12 ukageza izindi saa 12, ugiye kureba umwuka uba wakonsomye, utewe fagitire, nta nubwo wabona icyo wishyura. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo yewe mugabo ugihumeka umwuka w'abazima, yewe mugore ugihumeka umwuka w'abazima, yewe mukobwa, yewe musore, kuba ugihumeka umwuka w'abazima ukaba ugenda bikemera, humura, komera. Nubwo uri mu bigeragezo, nubwo uri mu ntambara z'inzitane, nubwo uruhijwe n'uburwayi, ariko komera. Niryo jambo nkuzaniye uyu munsi. Yawe uruhijwe n'uburwayi umaze igihe kire ku gisasiro, komera, wizere Imana. Imana irakuzi kandi iragukunda. Nubwo wabuze indwara, wagiye kwa muganga warivuje, nta kutakoze, amafaranga yagushizeho, ubutunzi bwagushizeho, ariko humura, tumbira Yesu, wizere Imana. Haleluya. Imana irakuzi kandi iragukunda. Nubwo bimeze gutyo, nubwo ureba imbere ukabona nta nzira, wabona ku ruhande ukabona mbese habaye mu kabwibwi, ariko humura, komera. Uwiteka Imana yawe irakuzi. Imana yakuremye, Imana yatumye bagutwita, Imana igatuma uvuka, Imana igatuma ubaho, ukiga, ukaminuza, nutarabashije kwiga ariko akabaho mu buzima. Komera. Niryo jambo nkuzaniye uyu munsi, ngo komera. Imana irakuzi kandi iragukunda. Humura.
nubwo nta miryango ufite ariko komera, nubwo inshuti zagushizeho ariko komera, urwana intambara nziza. inshuti ni Yesu, niwe nshuti nyanshuti, niwe nshuti magara. iyo rukomeye murabana, niyo nshuti mubana ibihe byose, niyo nshuti mubana uri muzima, niyo nshuti mubana urwaye, niyo nshuti mubana niyo waba ugeze mu bikomeye, niyo nshuti itagikureka, niyo nshuti itagikuvaho, niyo nshuti itagigutererana, niyo nshuti itagiguhana. muri za ntambara urwana njyewe ntazi, ariko wowe uzi, humura komera. muri bya bigeragezo byawe bya buri munsi, humura komera. muri kwa kundi bagiye kugusohora mu nzu, humura komera. tumbira Yesu, Imana irakuzi kandi iragukunda kandi ikubereye maso, ikubereye maso. komera, komera umutima, urwana intambara nziza, uharanire gukiranuka gusa, ku gato no ku kanini. ubundi utumbire Yesu, niwe nshuti nziza, niwe mubyeyi mwiza, niwe nshuti nyanshuti, niwe nshuti magara, niwe nshuti y'ibihe byose, niyo nshuti itagikuvaho, niyo nshuti itagiharara ngo iharurukwe. wagira inshuti mukabana, hari inshuti ujya ugira zikagira garanti, ariko Yesu ntabwo ajya agira garanti. Yesu ntabwo ajya acuyuka. hari inshuti mubana mukabana igihe runaka, ariko igihe kikagera zikakuvaho, zikazongera zikagaruka. ariko humura, ndakubwiye ngo komera. Yesu niwe nshuti nziza, Yesu niwe nshuti magara, Yesu ni umubyeyi, Yesu ni umujyanama, agira impuhwe nyinshi. humura komera, mubyeyi komera, mugabo komera, musore komera, mukobwa komera. komera, komera muri ibyo bihe urimo njyewe ntazi, ariko Yesu arabizi. Yesu arakuzi, aho uri hose arakuzi, uko ugenda arakuzi, imyitwarire yawe arayizi, imivugire yawe arayizi. niwe wakwiremeye, niwe wakuremye, arakuzi. humura rero, kuba ugihumeka, kuba ugeze muri iyo myaka urimo, muri iyo myaka ugezemo, humura. Yesu arakuzi. ibyakaguhitanye byari byinshi, hari benshi mwavukiye rimwe batakibukwa, hari abandi mwavukiye rimwe batameze nk'uko umeze. komera, shima Imana kuba ukiriho, shima Imana kuba ugihumeka bikemera, shima Imana kuba ukigenda bigakunda, utagendera mu kagare, utagendera mu mbago, ugenda n'ingingo zawe zose. shima Imana yaguhaye umuryango, shima Imana ikubeshaho, shima Imana ikurinda ikakurindira, shima Imana iba yakoze igikorwa cy'indashyikirwa kugira ngo uryame ubyuke, iba yahabaye. birashoboka ko ushobora kuryama ntubyuke, niyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu ngo nubona uryamye ukabyuka, jya ushima Imana. Imana iba yakoze igikorwa cy'indashyikirwa, kitakorwa na buri muntu wese, kitakorwa n'ubonetse wese, kitakorwa n'uko ufite ababyeyi bakomeye, kitakorwa n'uko ufite amafaranga menshi, kidakorwa n'uko ufite amashuri. Yesu aba yakoze igikorwa cy'indashyikirwa. jya ushima Imana,
mu bihe byose ushima Imana, mu bihe urimo ushima Imana, unyurwe n'ukuri ushima Imana. Imana iba yabyemeye, ariko ndaguzana ijambo rikubwira ngo komera muri ibyo byose, komera ukomeze urugendo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Hari akaririmbo kamwe njya nkunda, haravuga ngo hata nikonde kama misumari, nywele zangu zitoke kichwani, hatuwezi kurudi nyuma. Haleluya! Nubwo wananuka, ukananuka cyane, ukangana nk'umusumari, ngo imisatsi ikakuva ku mutwe, ntuzigera usubira inyuma, ahubwo uzakomeza urugendo, ukurikire Yesu, utumbire Yesu. Ni wowe wo kwizerwa, umuhanga amaso akawa muririmbyi. Kandi undi ni muririmbyi, niwe wavuze neza, niwe waririmbye neza ngo nihagira n'ikiza kikagutesha inzira, ngo uzaze uca uwo mugozi, ngo tunezezwa no kubohoka tukagukorera. Nta wundi dukorera ni Yesu, kuko Yesu niwe uhemba neza. Yesu niwe ujya uhemba neza, Yesu niwe uhemba neza, Yesu niwe uhemba neza. Nshuti bavandimwe rero, iryo ni ryo jambo ry'Imana numvaga uyu munsi rya riri ku mutima wanjye. Mwakire neza ijambo ry'Imana, kadusenge. Mana, turagushimiye kubwira ijambo twumvise risohore mu matwi yacu. Haleluya! Njye umwana w'umuntu ntago narisobanura nk'uko risobanuye, ariko umwuka wera w'Imana niwe ujya ubasha gusobanura cyane uko njyewe nasobanura. Imana ishimwe. Sobanurira ijambo uwiteka nyiringabo Imana risohoye muri iri teraniro kuba riteze amatwi ku Cyizere TV. Umwuka wera w'Imana narisobanure, kandi umwuka w'Imana riherekeze, rikora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nsabiye abantu bose, mwami nyiringabo Imana, bakurikirana ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Reka ujye ubaha umugisha uko bwije n'uko bukeye, reka ujye wivanga mu byabo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ijambo ry'Imana reka ribabera igisubizo. Urakoze mwami, ndagushimiye kuri Imana ibyo uvuze kandi ukabikoze. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.